Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguye ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Gicumbi ahongeye kumvikana inkuru iteye agahinda yashenguye benshi bayumvise nyuma y'aho umugeni yakubise ishoka umugabo we umutwe arawujanjagura. Benshi bumvise iyi nkuru bagira intimba ku mitima yabo. Mbese uyu mugeni waje kumvikana mu karere ka Gicumbi yakubise ishoka umugabo we byaba byaturutse hehe? Ese aba bombi baba bapfuye iki cyatumye uwo mugeni abatura ishoka yasa mu mutwe umugabo we yari yihebeye? Mbese abagiye batandukanye baba batangaje iki nyuma y'uko iyi nkuru mbi cyane y'icamugongo yongeye kumvikana muri kano karere ka Gicumbi? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikaba bikubiye mu makuru uyu munsi twaguteguriye. Gumana natwe kandi wibuke no kudutera inkunga ureba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya mahano yongeye kumvikana muri kano karere ka Gicumbi. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amahano mabi cyane, inkuru y'icamugongo, ishyano ryongeye guhahamura abagiye batandukanye ryongeye kumvikana mu karere ka Gicumbi. Ni nyuma y'uko abamaze icyumweru bavuye gusezerana kuzabana nk'umugore n'umugabo byaje guhinduka ibindi bindi. Ni nyuma y'uko umugore yabatuye ishoka ayasa mu mutwe umugabo we yari yarihebeye. Gusa abagiye batandukanye bongeye kugira intimba n'agahinda ku mitima yabo. Uyu wakubiswe n'umugore we akaba ari umugabo witwa Selemani wo mu murenge wa Nyagakenke akarere ka Gicumbi, aho bivugwa ko arembeye mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK nyuma yo gukubitwa ishoka n'umugore we yari yarirongoreye witwa Banegeye Yvonna. Aba bombi bari bamaze icyumweru bashyingiranywe kuba umugabo n'umugore. Iyi nkuru ikomeje gutera agahinda, ikomeje kubabaza abayumvise hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Yabaye mu mpera z'iki cyumweru gishize aho yabereye mu mudugudu wa Gaseke akagari ka Kigogo wo muri aka karere ka Gicumbi. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko kugira ngo uyu mugore akubite umugabo we ishoka byaturutse kutumvikana ku mikoreshereze y'impano bari bahawe muri ubwo bukwe bwabo. Uwavuganye n'itangazamakuru yavuze ko nyuma y'uko aba bombi basezeranye kubana akaramata, ubwo bari mu nzu umugabo yabajije umugore we ku byo bari bahawe mu bukwe. Umugabo amusaba ko babigurisha ubundi bakishyura ideni bafashe bagiye gukora ubukwe. Ubundi umugore amusubiza ko nta kintu na kimwe agomba kugurisha kuko byose ari ibye atari iby'umugabo. Aba bombi bakomeje gutongana maze umugore abatura ishoka ayikubita umugabo we mu mutwe, umutwe urasandara maze atangira kuvirirana. Uko abaturanyi bahita bamwirukana ku kigo nderabuzima kugira ngo ajye kwitabwaho n'abaganga. Iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye mu karere ka Gicumbi ndetse no muri uyu murenge wa Nyagakenke. Bakomeje guterwa intimba n'agahinda bitewe n'uko uyu mugore yakoze aya mahano akomeye. Kandi iyi nkuru kandi yanemejwe cyangwa yashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagakenke Uwera Jean, aho yavuze ko Banegeye yakubise ishoka umugabo we ndetse kuri ubu akaba afunzwe. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagakenke kandi mu magambo ye yagize ati: "Ikibazo twarakimenye, uwakubiswe yashyikirizwe kwa muganga, dufite icyizere ko azakira." Naho uyu mugore yashyikirizwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rukorera ibyumba mu karere ka Gicumbi. Uwakubiswe ishoka amakuru avuga ko arwariye ku bitaro bya CHUK mu mujyi wa Kigali, aho ngo abantu bose barimo kumusengera ngo akire vuba ubundi agaruke mu buzima busanzwe, dore ko nta kintu yaziraga.
Uyu murenge kandi wa Nyagakenke biriya byabereyemo barurwamo imiryango igera kuri 46 ibanye mu makimbirane. Ni kenshi kandi ubuyobozi mu nzego z'ibanze badahwema gukangurira abaturage ko mu gihe cy'ibibazo n'amakimbirane adasanzwe byaba byiza bagiye bagana inzego z'ibanze zikabafasha kuba zabungaho kugira ngo bishore mu kujya gukora ibintu bidakorwa, ngo dore ko amakimbirane mu miryango ari kimwe mu bidindiza iterambere ry'umuryango kandi hakazamo ihohoterwa, haba ari ishingiye ku gitsina, ku mitungo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni naha kandi natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ubaye uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubaha umunsi ku munsi, kugira ngo ubutaha tuzajye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata n'iyi nkuru ukayisangiza abandi mu gihe umaze kuyumva, kugira ngo nabo bajye bumva aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.